umuntu ashobora kubyumva nabi. Yego. Ikosa ni akazi cyangwa ikosa ni imyitwarire mibi wagize uri mu kazi? Ni imyitwarire mibi nagize ndi mu kazi. Rero wibwira umuntu ugasaba impushya za buri kanya, ngaho kwa kabiri, ngaho ku cyumweru uruhushya, kwa kabiri uruhushya, kwa kane uruhushya, kwa gatanu nabwo uruhushya, ako kazi ntago wagakora. Ahubwo numva umuntu akwiye kumenya umubano we n'Imana n'inshingano ze z'akazi. Turabashimiye mwe mukomeje gukurikira Karuhura TV, mje mwumva ni Samuel, wo mureba imbere ni Sanyu Margaret. Hariya tugiye ko amateka y'iryo zina ari uko ndi Umunya-Uganda. Umunya-Uganda ariko ukaba uri mu Rwanda. Yego. Muri Gasabo. Yego. Yego. Ukaba uri umukobwa. Ubundi ubiwanyu umufiyemeri. Ubundi tubigarukeho iwanyu niba ari Uganda ukaba uri mu Rwanda, ubana n'ababyeyi, urikodeshereza, ni umuntu ugucumbikiye, ubayeho gute? Ndibana, nta muntu mbana nawe. Nta bavandimwe, nta nshuti? Oya. Uba mu nzu y'iwanyu, urakodesha? Kodesha. Urakodesha. Nuko umeze ukaba uri mu nzu y'ikode? Yego. Ubwo amafaranga wishyura yakura he? Imana iriye ranje. Okay, nubwo yatumye ucika akaguru ariko urumva ko ikigukunda. Izo mbabazi wahuye nazo nyuma yo gucika ukuguru, ubona ko ari uko wenda waba warongeye gushaka umubano wawe nayo, akaba ariyo mpamvu yiyaranje? Ubu noneho ibyaha wabishyize hasi? Wenda bizi tubanye neza, ariko na n'ibyaha rega njye nigize nkora bihambaye. None yaguciye akaguru kwiyenjeho? Uyangi icyaha nakoze kandi nanjye nkizi neza ko ari icyaha nakoze, niko nasuzuguye abakozi b'Imana yantumaga. Icyo nicyo cyaha. Ariko bura nayo ndumva yaba rero igira umujinya. Uya narayibabaje kuko ari ijambo nize kubwira umukozi w'Imana aje kumbwira icyo Imana yamubwiye. Yego. Atari rya rindi watubwiye muri ubwo duherukana ngo wasuzuguye umukozi w'Imana ubwa ngo ujye kumugurira amatara? Icyo namubwiye ntariko se uwakugurira agafantazi ati umusuzuguye. Bituma yihagurukira rero kandi byari inshuro ya bivuze ngo rero natwe tuyikorera Imana ibanze tugire neza kugira ngo tuzajye batubonamo inzara yuko nta gafanta dufite. Ariko uko niko twinjiye muri gatatu, mu gice cya gatatu cy'ubuhamya bwa Margaret cyangwa se Sanyu. Kuko habayemo gucika ukuguru bivuye ku kutumvira Imana, habamo kurwara covid, bisanga n'uburwayi, habamo kubara ukuguru, habamo kugira impungenge zo kwibaza aho baragushyira kuko moroge zaziri kujyamwe abantu benshi. Turashima Imana kuko aho hatari ikiryamo cyawe uwo munsi. Hanyuma rero urugendo rwo kugira ngo aho wibazaga wari ugifite kwa kuguru kwawe nubwo kwari kwaraboze ariko kwari kukiriho. Muri gatatu tuje twinjira rero nubuhe urugendo rwo kugira ngo ukuguru bagukureho ruteye gute? Ese ubundi ndibaza tutabivuze ubushize, hari ubwishingizi wakoreshaga icyo gihe wari ubufite? Yego. Rero ukuguru bakukuvana ukimara kumva ko ari wo mwanzuro ufashwe, wakiye gute icyo cyemezo? Ukuguru kugira ngo bagukureho, Imana ubwayo yabanje intumaho umuntu, umuhanuzi aza mu bitaro. Urabona ubutari ko haba hari abantu baza kubwiriza abantu. Umuntu arambwira ati Imana irambwiye ngo wanze kuyumvira, ni kandi ndi Uwiteka, ni wowe umpagurukije nkora icyo ngomba gukora, soza icyitwa isezerano. None ndamureba ndamubaza nti se nanze kukumvira mu buhe buryo? Araseka, ariko yari ari mu mwuka narabibonaga. Bagenzi, abahanuzi babaho, ni ukuri nta muntu ngewe wari wamvangirwaho. Iby'umuhanuzi wese ambwiye byose biba ari ukuri, nta muntu urambwira ibitari byo, ntabwo ngiye kubabeshyera. Arambwira ati ndi Uwiteka, inshuro ya 4 ni ngewe wimanukiye gukuraho akaguru
kugira ngo nkwemeze ko ari njyewe ubikoze, ndaje umuntu uri bukubaga uzakubaga araza kuza ahashushanya. Narebaga umuhanuzi rwose, nari nicaye ngo bidakunda, ariko nari nicaye ntago nari ndyamye, mutega amatwi. None ikintu cyanyemeje ko abahanuzi babaho, niko mu mutima njye natekerezaga, nkavuga ati Mana yanjye wambara ukankiza urwa none ko ari udufaranga mfite ahantu ko nzagenda nkatangamo 10. Uwo muhanuzi aba yabibonye kare, aravuga ati nduwiteka nta 10 cyawe nkeneye, nakubwiye kenshi uransuzugura, ndahagurutse kandi ni ngiye uje kubikora. Impamvu nje kubwira ko ahantu bari bukatire njye niho nategetse, kuko icyanyemeje kuko ari Imana ni ukuri pe. Byageze saa 4 z'ijoro Siniya araza, umudogiteri w'amagufwa araza arambwira ati Sanyoti, mfite ibyangombwa byawe bya sikaneri ukiba mu bitaro bya Kigali muri covid. Ndamubwira nti no, aranyibwira amazina ati ngiye nitwa gutya na gutya, arampagaze iruhande arambaza ati wowe witwa nde, ndamwibwira. Arambwira ati ataka kantu ureba naho ndi bushushanye ahantu nzagukorera, ni ngiye uzagukorera. None agatima kahita gasubira inyuma, nibuka bya bindi wa wundi amaze kumbwira mu kanya, kuko yahavuye gutyo aba nawe abarahageze. Ndamubwira nti se wakatiya? Ati ntago byakunda. Ati ko nshaka hano. Ndamubwira ati muga kuhamaze wambabariye ugakatira, ne namweretse nibura. Aravuga ati hoya, nti hano sikaneri niho yanyeretse uburwayi ko ariho burahangaha koko hano munsi yive, ariko nge ndashaka hano. Impamvu nje kubikubwira ni ukugira ngo nuzava mu kinya utazarekarama, ko ntabyo wabwiwe. Kuko ntabyo wabwiwe, ko tubanza tukabaganiriza ko akaguru kawe ko bakase hanini bikagendana neve. Ndamubwira ati simuga kubera iki wakatiye se nyina w'uburwayi bwe? Ati sanyuhoya, ati humura ngiye ndashaka hano. Ubwo nayo nicaye nifatanya, ari kubimbwira ari kumwe n'abandi nyine bakorana ari 4, nawe wa 5, bona banyuzuyeho ku mutima, nireka no guhakana gutyo. Nita nibuka iby'umuhanuzi yanyibwiriye. Ubwo harangije arashushanya, aravuga ati bashyiraho amarido. Ubwo nyine bazamura imyenda, we wenyine niwe wahashushanya. Nashatse no kubisiba nibura wenda avuga ati byasibanywe reka nkatire handi, byanga gusibika neza, biranga ndasirima umubiri. Kandi aho ngaho yashushanyije nta nubwo hanandyaga, ntago handyaga kuko ho narahakoraga nkabyumva, ariko ubundi kumanura igice cy'epfo ntago niyumvaga. Yego. Sana. Hanyuma ubona barashushanyije, umunsi urageze baraje, baguteye ikinya, wongera gukanguka akaguru kagiye. Ubu igice kimwe cyawe cyarashyinguwe. Naranamubwiye ngo wakimpaye, ati iki ni icyanjye. Ni Mariya. Bo nubwo tuba duseka nyine tugomba gucishamo, kuko ngo mu bibi ni byiza tujye dushima, kandi ikibi ni uguhana utazi icyo uhaniwe. Wowe icyo wari uzize ni ukuyisuzugura cyane. Bituma yo muri sosiyete tubayemo, iyo ubonye umuntu uri kunyura mu nzira wanyuzemo utaracika ukuguru, ubigenza ute? Mugira inama nkamubwira ati wenda yasenga biranyorohera, niyo adasenga nabwo mba mfite uburyo mubwira. Yasenga biranyorohera, noneho yakoramo nk'umurimo wayo nk'uwo nakoraga ndirimba. Wabwiye abadukurikiraga ko wari umubyinnyi muri drama, hanyuma uri n'umuririmbyi. Yego. Iyo mirimo yose warayikoraga. Yego. Tugira ngo twibutse abantu bakurikiye ikiganiro cya mbere, bumve
bagende bari kubyuzuzanya. yego warumva ati iyo umuntu usanze ufite umurimo akora nk'uwo nguwo, iyo afite umurimo akora nk'uwo nakoraga, binyorohera kumuganiriza nkamubwira ati nimba ukora iby'ubuzima, ibyubaka umuntu w'inyuma, ugomba no gukora neza icyubaka umuntu w'imbere, kuko umuntu w'imbere niwe uzabona Imana. kuko nanjye ntabyo narinzi, nkamubwira nti rero ikintu ngiye ubwanjye ngiye nkwisabira kugira ngo ibi bintu bimbeho, nta kanseri, nta wandoze, nta wagize ute, sinigeze nkora icyaha gihambaye wenda ngo njye mu nzoga cyangwa ngo njye kuba indaya. Oya, ibyo sinigeze nanabikora, sinzi nuko binamera. Ngicyo nazize ni iki ngiki cyo kudakorera Imana, nkafata ibyanjye byose n'umutima wanjye nkabijyana mu by'isi, kandi bizarangirana nayo, sibyo? Nkamwigisha nkamubwira ati jya ukorera Imana unakora n'akazi, aho kugira ngo umurimo w'Imana ugire ikibazo wasaba uruhushya mu byubaka umubiri. avuga ati reka mbanze njye mu by'Imana, kandi Imana ibidufasha. Wenda nawe uciye mu ijambo aho nawe iyo uhavuze, hari igihe ushobora umuntu ashobora kubyumva nabi. Yego, ikosa ni akazi cyangwa ikosa ni imyitwarire mibi wagize uri mu kazi? ni imyitwarire mibi nagize ndi mu kazi. Rero wibwira umuntu ngo asabe impushya za buri kanya, ngaho kwa kabiri, ngaho ku cyumweru uruhushya, kwa kabiri uruhushya, kwa kane uruhushya, kwa gatanu nabwo uruhushya, ako kazi ntago wagakora. Ahubwo numva umuntu akwiye kumenya umubano we n'Imana n'inshingano ze z'akazi. Nkeka ko icyaha atari akazi, icyaha ni ibikorwa wakoreye mu kazi. Yego, sibyo? Kuko tuvuze ngo umuntu asaba impushya, hari igihe waba umubitsemo ubwoba buzatuma yica akazi, none ejo akajya kwiba, akibeshya ko hari bw'Imana itazagira ute, itazamuhana. Si biko bimeze? Hanyuma aricyo tukivuyeho, urakangutse usanze akaguru kagiye, uramukamusabye ati kame basi nkijyanira akakwimye, wibonye nta kaguru ufite, kandi akazi urumva tayari amahirwe y'akazi ahise amanyukaho. nubwo banabimenye ukeneye kubaho, wahise wumva ugiye kubaho gute? Icyo nicyo cyambabaje cyane kurusha ibindi byose. Yego. Akaguru bamaze kugakuraho, nabibajije Siniya. Ndamubaza kuko twari tumaze kumenyerana, umuntu wagukurikiranye. Yarankurikiranye pe, twari tumaranye igihe kinini kwa muganga. Ndamubwira nti se Siniya Migeyi we, nzabaho ko nakoraga akazi mpembwa amafaranga menshi, umuntu arya te, umuntu ajya kuri gahunda te, nta kaguru afite, bigenda gute? Agiye kunsubiza yarambwiye ati Imana ni ishobora byose. Ati buriya ntinaje kare ndimo hariya, nsubiye inyuma ho gatoya, naje kare muhara mu bitaro, mbona uri kumwe n'umuntu uvuga iby'Imana. Ariko numvishije sanyu ngo wazize Imana, wazize kutayikorera, ngo arayisuzugwe, nabyumvise nitubeshyanye. Ari uko ambwira. Ndamubwira ati Migeyi we, niko byagenze. Nti rero imba Imana nk'uko uriya mugabo yarari kubikubwira iby'abarokore, njye ntago ndi umurokore, ndi umugatolike, ariko abantu zibo mu barokore njya mbemera. Mu by'ukuri amagambo yakubwiraga ni Imana yari murimo, ndanabyemera, kandi koko ashobora kuba atabeshye, urumva? ariko muganga ambwira ako nimba wewe Imana imumanukiyemo akakubwira ati aha ngaha niho bagomba gukata, ni kandi ndaje uri bubi uzakubaga niwe uri buze kuhashushanya, kandi koko bikaba ariko byagenze. Imana izakubeshaho. Ariko sanya ukuntu umeze, ni ukuri ntuzajye gusabiriza. Icyo kintu nawe yaracyembweye, ntago ndi umuhanuzi. Icyo nicyo nari ngiye kukubaza. Nubwo babikubwiye, ariko yarakubwiye urataha, ambwiye kukodesha. Yego, nyirinzu agomba kubona amafaranga atitaye ku kibazo ufite cyane, sibyo?
hanyuma uvuze ko bakubujije gusabiriza nubwo atari umuco cyangwa se gusaba nubwo atari umuco, ariko nanone ufite ikibazo kigaragara. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ko ameze nabi wafashije. urakoze, mbibwira nk'abantu shyikirana nabi. Burya n'ubundi umuntu asaba uwabona wamuha nkawe kuko tuziranye n'abandi nagusaba kandi ndabizi gutangira. Mu buzima busanzwe rero bw'uyu munsi wa none ndibaza, uretse kuba waba usabye umuntu umubwiye, hari abantu barabyibwiriza bakagufasha? Yego, bafite nomero yanjye. Bafite nimero yawe bashingiye uko bakubona? Yego. Udafite nimero yawe se muhuye uri kugenda n'imbago? hari abo njya mpura nabo nko mu nzira, kuko sinya nkunda gukora urugendo runini cyane, nkabona igiceri cya senkani. Uretse gato, iyo akiguhaye kandi warabujijwe gusabiriza ubigenza ute? Urakimusubiza? Ntabwo ari uwigeze kukimpa, ndamubwira nti papa ntiwayihoreye koko, ngo ngo umutima urambwe ngo ni iki giceri cya senkani, ati mwana wati dore ni iki mfite, ndagifata. Yego, uragifata. Ariko icyo twashakaga kubwira abantu nyine, urumva ko nyuma yo gucika akaguru ukeneye kubaho. Hariya tubwiye ko umaze imyaka ingahe ucitse iki? Ukuguru. Imyaka 2. Hashize imyaka 2 ucitse ukuguru, uri mu mujyi wa Kigali nta kazi. Nyine burya koko Imana iriyaranja nk'uko wabivuze. Nk'uko wabivuze ko kwiriyaranja, kuko ni ibintu bigoye ku muntu ufite imbago udafite akazi. Yego. Ubundi umuntu abaye adafite amafaranga akaba afite akazi, ni uwuhe murimo wumva wakora washobora? Ongera usubiremo gato. Umuntu adafite amafaranga akaba afite akazi, akavuga ngenda guha akazi, wowe ni iki wumva wakora, wakoresha amaboko yawe? Yego. Ni iki? Nakwicara nkacuruza nko muri botike, ariko wenda mfite nk'umuntu urajya uhereza bya bintu. Yego. Muri make waba kontabure gusa urumva wacuruza. Urumva nk'umuntu wigeze guhemukira Imana akayibabaza yaramuremye, umwana w'umuntu wakwizera akagukubita ibicuruzwa byo, urumva ari nde? Uwo ni w'Imana ubwo yabibwiye. Ntabwo umwana w'umuntu yabyibwira, ariko Imana ibivuze yabikora. Yego, Imana ibivuze. Rero biragusaba kuba umutoni kuri yo cyane, cyangwa ikamuguha gute? Cyangwa Imana igasanga umuntu ikamubwira ati sanya ugomba kumuha fondasiyo akagira icyo akora. Yego, nakora. Ni urugendo twagiraga twumvisha abantu ko ufite ubumuga bw'amaguru, sibyo? Ariko bw'akaguru. Yego, ubumuga bw'akaguru, ariko amaboko no mu mutwe n'amaso. Yego. N'ibizima n'amatwi n'umunwa, byose biracyakora. byose pe. Ntabwo nanone uri wa muntu ufite ubumuga ngo bukomatanije. Hari icyo washobora gukora, hari icyo washobora gukora, kandi ubwo nabwo si ubumuga. Kubera impamvu uvuze ngo si ubumuga, ni ubumuga kureba gutya amaso ku maso, ariko hari abicara ku muhanda batunzwe no gusaba badakaraba. Ariko uri umukobwa urambaye, urisiga amavuta, wambaye isaha. Hari ubwo isaha ari ifashanyo. Rero icyo nacyo ni ishimwe rikomeye kuba basuye umunsi wa none uri sanyu urya. Yego. Ukaryama. Hari abafite amaboko n'amaguru baba hanze, badafite ubushobozi bwo kuba mu nzu, badafite n'icyo umuntu yareba ngo abagirire impuhwe. Icyo usabwa ni ukuba mu murongo. Twibutsa abadukurikiye ko uyu ari Sanyu turi kuganira, ufite ikibazo cy'ukuguru byatewe no kutumvira Imana. Mu buzima busanzwe ubu mu idini usenga mukora muwe murimo ubu ngubu? Ubu nta kintu nkoramo. Ntavuga butumwa? Ndasenga. Urasenga? Yego. Sanyu, Karame. ibyabaye nibyo byamaze kuba, ariko kimwe cyo twavuga ni uko
hari icyo Imana yakuzigamiye cyatumye udapfa, yego. cyatumye covid iza ikagusiga, kuko uri mu bantu bagize ibibazo. Kuba ufite ikibazo cyo kuguru kugahita kuziramo na covid ni ibintu byari bikomeye, kuko umubiri wawe wari ufite intege nkeya. Abakunzi bacu bagiye barikarama ngo Sanyu nta nimero ze, ngo tubona, ngo muduhe nimero ze, ngo muduhe nimero ze, sibyo? Ariko mbere yuko tugera aho tuzitanga, gusa icyo twababwira ni uko nimero za Sanyu murazibona, sibyo? Yego. Turazitanga rwose. Ariko se turetse kuvuga ngo wagomeye Imana, ubundi reka tubivuge muri ubu buryo. Iyo umuntu yagomye hari ibintu byinshi akora. Ubundi wagomeye Imana gute? Ni ukwanga kujya mu murimo wayo gusa, nta byaha wakoze muri icyo gihe. Ubuse Mana yanjye, ni ukuri iki nta kindi kintu nakoze hanze karara. Ntiwanyweye inzoga, ntiwasambanye, ntiwibye, ntiwagavuye, ntiwagize ute, ntiwatukanye, uretse kimwe gusa. Ikintu nakoze kandi ni ukuri niko nabyaye umwana. Yego. Nsenga. Umubyaye usenga. Arasambanye, uretse kutabivuga. Ariko nabwo nibwo nasambanye, nabikoze rimwe. Ariko ufashwe niwe gisambo, cyangwa wabikoraga kenshi. Oya ntabwo bikora, oya. Umwana kuba amufite ndamufite, sibyo? Ariko Imana yonyine, nimba Imana yivugiye, kuko narabikoze ndatura. Yego. Imana iranabivuga ko nibutse ko no kwa muganga ko umuhanuzi yanyibwiriye akavuga ati nta cyaha na kimwe nkora ko wakoze ko wabyaye, wikwitotombera mu mutima, nta cyaha ufite ko wabyaye, wasabye imbabazi ntibiguhanaguraho. kandi kuko nasabye imbabazi, nsaba n'itorera imbabazi, nsubira mu murimo nakoraga, sibyo? Ariko icyaha Imana yagendeyeho niko nakoraga akazi kugakora, nkora n'umurimo wayo, ndi umuririmbyi. Kandi ibintu byose bakeneraga, abo twaririmbanaga, ninjye byagombaga guturukaho. Bampamagara nk'ababize cyane, sibyo? Niyo icyo ngicyo nicyo Imana yanjejeje, nta kindi ni ukuri. Okay, Sanyu rero tugana ku musozo. Hari abakobwa basama inda bakazivanamo. Mbere yuko gato tugira icyo ngicyo, umwana wabyaye ise aramwemera? Aramwemera cyane, yaramwemeye. Abakobwa babyara batwite inda bakazivanamo, mu masegonda make n'icyo wababwira? Ntibagakora icyaha cyo gukuramo inda, kuko uba ukoze icyaha kabiri. Uba ukoze icyaha cyo gusambana, ugakora n'icyaha cyo kwica. Yego. Nimba uzi yuko neza ko wasamye uwo mwaryamanye, kuko ubizi neza, nabwo kumubeshyera n'icyaha. Atagufashe ku ngufu. Ariko wafashwe ku ngufu wowe? Reka twarabyumvikanye. Ni ukuri nabwo waba ukoze icyaha umushyiriye isi utari we. Yego. Nimba uzi ko wakoze icyaha ugatwara inda, yigumishemo uyibyare. Yego. Sanyu, Karame. Impamvu nyikubwiye, hari igihe nk'umukobwa aba yakoze icyo cyaha koko, yasambanye, hanyuma yarangiza agahita ashaka guhisha icyaha, inda akayivanamo. Uwo muntu turagira ngo tumubwire ko abahisha abantu, ariko iyera yamuremyeyo ibimureba, sibyo? Hanyuma ikindi turi kugana ku musozo. Icyo twabwiye abantu ni uko tugiye gutanga aderesi yawe. Yego. Kandi uri kubitwemerera? Sibyo se? Murabitwemerera. Ariko ikibazo cy'amatsiko, ubu haje umufiyasi cyangwa umusore akagukunda, washaka? Nashaka ko ingingo zose zirakora.